Bibiliya iravuga muri Mariko ngo niba nywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Namwe mwarahasomye? Haleluya. Niba nywa ikintu cyica gifite muri cyo ubushobozi bwo kugira gute, bwo kwica. Njya nongeraho nkavuga ngo niba nywa ikintu cyica kishe n'abandi, kizica n'abandi nyuma yaho. Haleluya. Kuko kiracyafite imbaraga zo kugira gute, zo kwica. Ariko bo aba bari mu mudugudu w'ubuhungiro, niba nywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Haleluya. Ni inyungu kuguma muri Kristo tugasa nkaho twapfuye. Umuntu wa kera agapfa, irari rigakomanga, ibyaha bigakomanga, ukavuga uti iryo riba singira inyweraho. Haleluya. Ibyo sinkibirya, ntibikiri ibyo kurya byanjye, nabonye ibindi bihenze kuruta ibyo ngibyo. Haleluya. Aba bantu niba nywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Ariko iyo twasohotse mu mudugudu w'ubuhungiro, ibyica abandi natwe biratwica. Imitego bateza abandi bakagwa, natwe barayidutega tukagwa. Ariko muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, ibyica byamburwa imbaraga, byamburwa ubushobozi. Haleluya. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Aba bantu batuye muri uyu mudugudu w'ubuhungiro bemeye gupfira muri Kristo, nibo bantu bategurirwa ameza mu maso y'abanzi babo. Mwibuke ko umunyamwuka atarondorwa, adafatika. Muranyumva bashize Imana? Umunyamwuka mvuga si ukugira impano, nukumvira Kristo. Haleluya. Abangaba bumvira Kristo bemeye kwica kamere yabo n'irari ry'uyu mubiri n'ibyifuzo byayo, bakemera kubyica. Abangabo batuye muri wa mudugudu bajya bategurirwa ameza mu maso y'abanzi babo. Haleluya. Iyi si yuzuye umwijima, iyi si yuzuye ibintu bibi byinshi birenze ubwenge bwacu. Hari imigambi mibi y'abantu bakoreshejwe na Satani, kuko umuntu usanzwe ntago burya bari we. Imigambi mibi ya Satani yacishe mu bantu myinshi udashobora no kumenya. Ariko abantu bari mu mudugudu w'ubuhungiro, haleluya, bategurirwa meza mu maso y'abanzi babo. Satani yajya kubona akabona arongera ariye, arongera abayeho, birakomeje ibyo Imana yamuvuzeho birasohojwe. Haleluya. Ni inyungu zawe kwica kamere, ukavuga uti sinzayisubirana, nigume hariya. Haleluya. Haleluya. Iyo Bibiliya ivuze ngo bazabarwanya ariko ntibazagira gute, ntibazabashobora. Abantu barwanywa ntibashobore ni bande? N'abantu batuye muri Kristo. Mwibuke ko Yesu ari ahantu, it's a place, no mudugudu w'ubuhungiro. Aba bantu umuntu arwanya ntabashobore, nabangaba batuye ahangaha. Aba banyuzamo bagasohoka, kubashobora birashoboka, kuko umwanzi wabo nibibarwanya bashobora kuzaza kubarwanya bagasanga basohotse. Mwibuke ko hari imbaraga ziturinda ni hahandi muri Kristo. Ariko iyo nasohotse nshobora kuba ibyo kurya bya Satani. Haleluya. Haleluya. Gupfa k'umuntu wawe wa kera ubifitemo inyungu kuruta uko ijuru rifitemo inyungu. Haleluya. Ese mwanyemerera tukemera kwigomera ahangaha, tukigomera muri Kristo? Umwanzi Satani yaza kudushaka akatubura, yaza agakubita kuri wa mudugudu w'ubuhungiro, ntari bubone njyewe, arasanga Kristo anzengurutse. Aravuga ati twari tuje gushaka Hortense, ariko umugabo tureba arakomeye cyane, atandukanye na Hortense. Umuntu umukikije afite imbaraga, ntabwo arwara, ntabwo arogwa, ntabwo yicwa, imigambi mibi ntibasha kumugeraho, bagasanga ndi muri we imbere. Haleluya. Ababashwe imigambi mibi kabageraho baba basohotse muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, muri uyu mugabo ufite imbaraga zo kudukingira. Gukizwa neza ni inyungu zacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Amasezerano y'abera asohorezwa muri Kristo, ntabwo ari hanze ya Kristo. Mwibuke ko kuba imigambi ya Satani itatugeraho atari impuhwe, kuko atari impuhwe, igihe cyose azakubona urwaho wisohoye hahantu azagukoraho ibyo yari yaragambiriye, kuko si impuhwe zimukurekesheje, yaje kugushaka asanga winjiye ahantu adafite imbaraga zo kugera. Haleluya. Haleluya. Mwibuke wa murongo wa 3 mu Kolosayi 3 avuze ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ndahishe hamwe na Kristo mu Mana, ku buryo azaho hantu agasanga urwo rugi, uwo muryango ntagira imbaraga ziwinjiramo. Haleluya. Akongera akagutega ikindi gihe akavuga ati sanze yamaze kwinjira arimo, reka nizubaze gatoya, dore Noheli zirenda kugera n'iminsi mikuru, kandi ndabizi ko iminsi mikuru igihunyuza abera.
ndabizi mu minsi mikuru barasamara, abari bararetse gusambana bagasubirayo, abari bararetse kunywa inzoga bakavuga ati aka ni ka Noheli reka twisengerere. Agakomeza azunguruka, murabizi ko ahora azerera azunguruka, agakomeza azunguruka avuga ati reka tumutege lo 30 ye. Lo 30 ye handi fiancé abwira fiancé ye ati koko twarihanganye umwaka wose na lo 30 ye kweli vraiment turariraho. Ugasohoka hehe mu mudugudu w'ubuhungiro, lo 30 ye kakubera lo 30 ye, ukisohora wenyine. Satani akabara kubonye akavuga ati twari twaramubuze karande, ibyishe nyina, ibyaruhije nyirakuru, ibiki n'ibiki, ya magambo mabi yose bamuvuzeho, bya bindi byose bari baramuteze ntibimubashe, byose akabizana. Intege zikagenda zishira mu mukristo igitondo n'umugoroba, akagenda agacogora agasa n'abandi. Ariko muri Kristo, muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, twahishanywe na Kristo mu Mana ahantu hatagerwa. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Ikintu ukwiriye kurwanaho muri ubu buzima kuruta ikindi ni ubuzima bwawe bwo gukora ibyo Imana ishaka. Nta kindi kintu na kimwe gikwiriye kugutera ubwoba. Haleluya. Mu mudugudu w'ubuhungiro hari urwuri. Witinya amakuba n'ibyago byakomanga, witinya ubuzima bwa nyeganyejweho gatoya, rwana ku bukiranutsi bwawe. Uyu mugabo ntacyo uzamuburana. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu niyinjira muri nje azabona urwuri. Haleluya. Azagira umudendezo kandi azarokoka, azakizwa. Gukizwa ni iki? Ni ugukizwa ibyago byirukankanaga abandi. Imana yacu tugire neza, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Kwica kamere ni inyungu zacu, ntabwo ari inyungu z'Imana cyane, nitwe tubyungukiramo. Ntabwo wakumva uburyo umuntu arindwa imigambi y'ababi iyo gusa yaharaniye kwica kamere. Yego hari ibyo amasengesho akuraho, ariko iyo umuntu asenga atishe kamere ni hahandi Satani amugeraho, imigambi y'ababi imugeraho. Ariko iyo umuntu arimo arwana no kwica kamere, isengesho rye, ubuzima bwe bugohora ari bwo kuvuga ngo reka mbambe na kiriya, n'iki cyari gihingutse reka nkibambe. Atura iteka muri mudugudu w'ubuhungiro. Umwe Satani akamushaka akamubura, agenda kwa munyamwuka batabasha kurondora, kavuga ati twari twaramuteze tuzi ko gapfuye karangiye, bajya kubona akabona ahubwo urushijeho gutumbagira. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Ndakwifuriza ko uyu mugoroba wakorana nawe isezerano, igihango gishyashya, ukemerera data kutazongera gusohoka hano hantu, ukamwemera kutazasohoka muri mudugudu w'ubuhungiro, ukamwemera kuzaguma ahangaha. Haleluya. Ntabwo tureka kurondorwa gusa, duhabwa inyongera nyinshi. Ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Mu bo kuyoba inzira ntabwo turimo, mu bo gucanganyikirwa ntabwo turimo, mu bo kuyoberwa igikurikiraho ntabwo turimo. Haleluya. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Tuvugana n'Imana, tugasabana n'Imana, Imana ikagira conviction ishyira mu mitima yacu, cyangwa ikatwumvisha ijwi, cyangwa ikadusanga. Haleluya. Aho abandi bashoberewe ikatubwira ngo iyi niyo nzira. Haleluya. Nuguma aha hantu ntago bizagushobera, ntabwo bizakuyobera. Haleluya. Aza kubwira ngo iyi niyo nzira. Iryo ni isezerano ry'abari muri we. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Icyo ngusaba nshuti y'Imana, icyaha cyose kigira umwanya wo gutwita cyangwa gutwitwa. Igihe kigikomangira, wikwemera ko gikurira mu nda y'umutima wawe, wikwemera ko kibyibuhiramo, uzahoza umutima ku biri hejuru. Nukomeza gutekereza kuri Kristo, ugatekereza ku byo wahawe, ku nyungu ufite mu Mana, ugatekereza aho uzabana n'Imana, bizaguha imbaraga zo kwemera ko icyaha kitabyibuhira muri wowe. Haleluya. Ibyanduza bizatambuka, utekereze aho uzaba mu ijuru, utekereze inyungu ufite mu Mana, utekereze urukundo rukomeye Imana yagukunze. Nubitekerezaho icyaha kizatambuka, ikindi gitambuke kitaguhitanye. Uzabishyira ku munzani uvuge ngo urukundo Kristo yankunze rurarutuye umunyenga w'iyi Heineken y'ijoro rimwe.
urukundo Kristo yankunze ruraruta amafaranga y'abandi yanduye. Urukundo Kristo yankunze ruraruta ubu buryohe nari ngiye gukura muri iki cyaha cy'ubusambanyi. Haleluya, haleluya. Imana yacu itugirire neza. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Wiyemeze guhoza umutima ku biri hejuru. Kwica umuntu wawe wa kera, gupfa ku muntu wawe wa kera, ubifitemo inyungu nyinshi. Ubifitemo inyungu nyinshi. Satani ntabwo yicaye, ntabwo asinzira, arakora amanywa nijoro kugira ngo utazatunga ingororano z'abakiranutsi. Arakora amanywa nijoro kugira ngo akunanize. Ariko hari umudugudu w'ubuhungiro twubakiwe, hari ahantu twihisha bigakunda. Ni muri Kristo. Muri Kristo turindwa ibyica abandi. Muri Kristo tuzarya amarozi ntagire icyo dutwara. Muri Kristo abantu bazagutambika ibintu mu nzira ntagire icyuba. Muri Kristo inama mbi zizateranwa ku bwawe ntagire icyuba. Muri Kristo imigambi mibi y'abagizi ba nabi uzayisimbuka. Muri Kristo ibi Satani apanze ku buzima bwawe uzabicika. Muri Kristo karande ntizagufata, ntizagushobora. Igituma abantu batagira deliverance iri totale niki? Nuko bongera bagafungura Satani. Waraye umwirukanye iri joro, wirukanye dayimoni iri joro, wacagaguye ingoyi z'akarande iri joro, mu gitondo uramukinguriye. Wibuke ko icyaha cyose gikingurira Satani, bigatuma umuntu atagera kuri deliverance iri totale. Ariko iyo twabambye kamere yacu n'irari ryayo, tubohoka by'ukuri, tukabohoka rimwe na rizima. Ibyanditswe icyo bivuga bigasohozwa ku buzima bwacu. Ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ngo dore ibyakera babishize, dore byose babihindutse kuba bishya. Iyo umuntu ari muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, nubwo iwabo baba bari abarozi, bari abapfumu, bari abakozi ba Satani, iyo yinjiye mu mudugudu w'ubuhungiro atandukanywa nabyo mu buryo bwa burundu. Icyatubwira, icyaduha kumenya ubutunzi buri muri Bibiliya twabyitaho. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 tugeze kuri 3. Nawe uyifite Imana iguha imbaraga zo kuyisoma. Kuyitunga ni kimwe ariko kuyisoma ni ikindi. Abantu bazihungura baje mu rusengero agakora akavumbi k'icyumweru. Hari abandi bazisiga hano mu rusengero, urusengero nirwo ruzibabikira. Mana tugirira ubuntu, twuzuza inyota kugira ngo dukire. Reka dusome rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 tugeze kuri 3. Aravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ngo kuko mwagize gute? Burya mwarapfuye. Burya twarapfuye. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Tugiye kuganiraho gatoya inyungu zo gupfa. Bibiliya yavuze ngo twarapfuye kandi ubugingo bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Abo bapfuye nabizeye Kristo. Nuvuga ngo kwizera Kristo mu yandi magambo ni ugupfa. Ni ugufata umuntu wanjye wa kera nkamwica, kuko iyo ntamwishe arakomeza akajya akagarukana na bya bindi byose yakundaga, cyangwa se bya bindi byose byari bingize kera. Haleluya. Rero kwizera Kristo ni ugupfa. Arapfa kubera ko uyu muntu wanjye wa kera arapfa, kuko ibyo yakundaga, ibyamubyibushyaga, ibyamunezezaga, ibyamugaburiraga abatakirihabwa. Yesu ashimwe cyane. Iyo maze kwizera Kristo niyemeza kumwima ibyamubyibushyaga. Umuntu wacu wa kera, umuntu wa kamere aryoherwa n'ibyaha.
akunda kwangana, akunda gusambana, akunda amatiku, akunda bya bindi byose, kandi biramubyibushya, akumva aguwe neza, ndetse n'iyo atabikoze yumva hari ikibazo yagize. uwo ni umuntu wa kera witwa umuntu wa kamere. iyo atabikoze yumva yarwara, yumva hari ikintu kinini kibuze muri we. abizera Kristo rero twagombye kuba twarapfuye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bibiliya ivuga ngo kuko twapfuye kandi ubugingo bwacu bukaba barahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Ni inyungu yawe, ni inyungu yanjye gupfa, kwemera gupfa, kwicwa. uwo muntu wanjye wa kera agapfa burundu kugira ngo apfe rero mbigiramo uruhare. Abagalatiya 5:24 haravuga ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Abagalatiya 5:24 abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo abakristo Yesu babambye kamere yabo ku musaraba hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. abakristo Yesu babambye kamere yabo ku musaraba hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. Barabifashe ubwabo barabibamba, nibo ubwabo babifashe bagera aho babizirika. Baravuga ngo wakinwe kanaka ndakuretse, waba usambanye wenda kuretse, wanzangana wenda kuretse, wabujura we, wabubi kubi mbese bari bwinshi nano bavuga ngo burondore, ariko aravuga ngo wabubiwe ndakuretse ndakubambye ntukiri uwanjye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bibiliya yatubwiye tumaze gupfa biradusaba ngo tujye duhoza umutima ku biri hejuru, ngo dushake ibiri hejuru. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, nuvuga ngo mwamaze gupfa murangije murazukwa, nuvuga ngo ubu turabazuke, hari ikindi gice cyacu cyapfuye. Ngo rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Ikongereka tugira inama ngo niduhoze umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Guhoza umutima ku biri hejuru bimarira iki? Mana yacu tugire neza. Nyuma yo kuzuka, kugira ngo ube umuntu Imana ishaka ubishobore, Bibiliya yagusabye, yakugira inama yo guhoza umutima ku biri hejuru. Haleluya. Kuki gusaba guhoza umutima ku biri hejuru? Ni ukugira ngo ugire ibintu utsinda. Haleluya. Icyaha cyose aho kiva kikagera kiba konsi, umuntu aragikonsova, kimara umwanya, tugitekerezaho tukagitindamo, ejo kikavuka. Bibiliya tuvuga ngo kikazatubyarira n'urupfu. Imana yacu dutabare. Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku 15 harambwira ngo ahubwo umuntu wese yoshywa, Yakobo 1:14-15, ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita, niba ritwita amezi 9, niba ritwita kumwe, niba ritwita isaha, ariko rigira umwanya wo kubyibuhira muri wowe. Nuko iryo rari riratwita hanyuma rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Kuki Bibiliya dusaba guhoza umutima ku biri hejuru? Iyo icyaha kinkomangiye mu bitekerezo gitangiye kumbwira, cyangwa se reka ne kwivuga, reka mvuga abandi bantu, iyo gikomangiye umusore kikajya kimubwira ngo uriya mukobwa utambutse ariko ni mwiza, ese wamubonye? Nawe ukongera ugasubiza yijisho uvuga uti yego, muravugana. Ese wabonye uburyo afite amaguru meza? Ese wabonye uburyo ateye neza? Ubwo ni ikiganiro cy'umuntu wamwe imbere. Kurya uvana y'ijisho rya mbere ukarisubiza rya kabiri, burya nicyo gisubizo ugiye kwitegereza cyakinda kubwiye. Urabona se muryamanye ugatangira kumwifuza, kirya gihe umusaba telefone atari telefone gusa z'umukorege, ari telefone zirimo ziganisha kuri randevu, iryo rari ngo riratwita, kirimo kirabyiba ngo kwa kundi inda ijya imbere. Iyo ukwezi kumwe ntituyibona, iya bintu ntituyibona, iya 3, iya 5 igatangira kugaragara. Irari riratwitira mu muntu. Icyaha kikabwira ngo musabe telefone, ririmo ririgira imbere, ntirigaragara. Wagucaho yasanga uri umutagatifu, ukongera ukamusaba randevu yo kwa 6 tuvuye muri repetition. Ayiwe repetition, awe tuvuye ku ishuri basi, tuvuye ku ishuri ririmo riratwita ririgira imbere. Impamvu biri tubwira guhoza umutima ku biri hejuru ni ukugira ngo wigarure bikiri vuba. Iyo umuntu afite umutima uhoze ku biri hejuru, kiramubwira, kamere iramubwira ngo subiza y'amaso urebe.
agahita yibuka ko Kristo abona ibintu byose, agahita yibuka ko ibitekerezo bye bitagomba kubamo umwanda, akaba yendaga gusaba randevu, yendaga gusaba telefoni, akibuka ko ibyo bintu adakwiriye kubikora. Ni ukuvuga ngo umutima ugarutse ku biri hejuru, nzabana n'Imana mu ijuru, Imana irandeba, Imana iri kumwe nanjye. Ibyo ari byo byose Kristo yanguze, amaraso yarankunze bikomeye ku buryo ntagombye kwinjira muri ibi bintu. Guhoza umutima ku biri hejuru, kugira ibitekerezo bitekereza kuri Yesu buri mwanya. Iyo umuntu atekereza kuri Yesu buri mwanya, icyaha kirakomanga ariko ntikigira umwanya wo kuba kugikonsova kikagenda gikurira muri wowe. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ndavuga ku busambanyi ariko ni ku bindi byaha byose bigira umwanya wo kubyibuhira muri twebwe. Impamvu biri tubira ngo niduhoze umutima ku biri hejuru no kugira ngo ibyaha bitabona umwanya wo kubyibuhira muri twebwe. Imana yacu itugirire neza. No kugira ngo ugire imbaraga zo kubitegeka, kandi iyo umuntu ahoze umutima ku biri hejuru arabitegeka bigakunda. Haleluya. Akagira imbaraga, icyaha ntikivukire muri we, ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Imana yacu idutabare. Satani habera umuriganya, iyo arimo akwereka inyungu y'icyo cyaha n'uburyo ugiye gukuramo, ntabwo ajya akomeza shominoma y'icyaha. Ni ukuvuga ngo irari riratwita, ryamara gutwita rikabyara icyaha, icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Satani yarimo akwereka ntabwo ageze hariya hirya mu rupfu, akwereka uburyohe bw'icyo cyaha, akakwereka inyungu uri bukuremo, hanyuma ahangaha agashyiraho ikintu kigukingira kugira ngo utamenya ko bizakugeza mu rupfu. Imana yacu idutabare. Haleluya, haleluya, amen. Wowe nanjye twahaye Kristo ubuzima bwacu kugira ngo tubishobore, nuko twemera gupfa. Mu yandi magambo ukaba intumbi, icyaha kikaba hariya, ukaba nk'umuntu udafite imbaraga zo kugikora, kandi imbaraga ukizifite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukemera ukabamba kamere yawe. Kamere hari ibyo irimo isaba ariko wayibambye, wayizirikiye ahantu, urayibwira ngo kamere ndakuzi ukunda amafaranga y'abandi, kamere ndakuzi urararikira, kamere ndakuzi urangana, ariko ndakuziritse, ntabwo uri buncike ngo ujye gusohoza iyi migambi irimo itwitira muri wowe. Imana yacu itugire neza kandi bidushoboze. Haleluya. Tumaze kuzuka, itegeko rihabwa abapfire muri Kristo ni uguhoza imitima ku biri hejuru, ni uguhora bashaka ibiri hejuru aho Imana iri. Haleluya. Iyo babishoboye bahinduka abakristo batsinda, bahinduka abakristo bagerana n'Imana kure. Haleluya. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, twaraguzwe. Tutarakizwa, wowe nanjye tutarakizwa, twari imbata za Satani, twari ibikoresho bye akoresha icyo ashaka, ajyana mu cyaha akadushyiraho ibizago n'amakuba by'uburyo bwose. Twari ibikoresho bye, ariko bukeye turagurwa. Nitureba mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19, uku gupfa ntimugire ngo ni igihombo, ni inyungu. Haleluya. Hari inyungu zo gupfa, nibyo turimo tuganiraho. Twahageze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 19. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 18 tugeze kuri 19. Haravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe n'abasekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe n'abasekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Haleluya. Gucungurwa bivuga iki? Ni ugusanga umuntu yari agiye gukatirwa urupfu, hakaboneka umuntu uvuga ngo ndishyura ibiguzi, ariko uyu muntu ntiyicwe. Haleluya. Tuvuge umuntu yaribye kandi yiba ibintu bimurusha agaciro nako adashoboye kwishyura, baravuga ngo uyu muntu tugiye kumukatira imyaka 25, cyangwa se tugiye kumukatira igifungo cya burundu. Nagera muri gereza azakora imirimo y'amaboko kugeza igihe azishyura ibyo yangije by'abandi. Cyangwa se uyu muntu tugiye kugurisha ibintu byose yaratunze kugira ngo yishyure bya bindi by'abandi yatwaye.
gucungurwa n'iki? N'undi muntu uhita useruka akavuga ngo uyu muntu ntago ari bubyishyure, njyewe ndabimwishyuriye. Iyo rero amaze kubikwishyurira aragufata akakugira uwe. Haleluya. Iyo Bibiliya itubwira ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe n'abasekuruza atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, twaracunguwe, twaraguzwe. Haleluya. Twari duciriyeho iteka, twari ibikoresho bya Satani, twari abana be, twari abantu be. Mu yandi magambo, urupfu nirwo twari dukatiwe. Mwibuke ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, niko Bibiliya ivuga mu Roma 6:23. Twari duciriyeho iteka, ubuzima bwanjye n'ubwawe bwagombaga kwicwa. Hanyuma Kristo araseruka. Haleluya. Imana iramutanga ku bwacu, aravuga ngo uyu muntu yaraciriweho iteka. Hortense bari bagiye kumumanika, yaraciriweho iteka, ariko nserutse nk'umucunguzi. Haleluya. Ntabwo yaducunguje ubusa, yaducunguje amaraso ye. Niko Bibiliya ivuga ngo ntabwo twacungujwe ibintu byangirika nk'ifeza n'izahabu, ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Tumaze gucungurwa twahise tuba abantu b'uwo muntu waducunguye. Imana yacu tugire neza. Turaza kwasoma n'ahandi bivuga ngo ntitukiri abacu ngo twigenge. Yarakuguze, yatanze ikiguzi, yishyuye nkuko wakwishyura amafaranga ukagura ikintu kikaba icyawe. Haleluya. Inyungu rero zo gupfa wa muntu wanjye wa kera nkemera kuba igikoresho cya Kristo, hari ahantu Satani abatakigera, abatakingenga. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Data yarishyuye ngo mbe uwe, mpindukuwe. Njyewe naraguzwe, nawe waraguzwe. Njyewe wa kera yarapfuye, uyu muntu uriho uyu munsi ni umuntu waguzwe, ni umuntu wacunguwe. Ubuzima bwanjye bwa kera bwari bwaramaze gukatirwaho iteka. Uyu muntu uriho ni umuntu mushyashya udafite iteka na rimwe ku buzima bwe. Haleluya. Ni bya bindi Pawulo avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kubaho k'umukristo, kubaho k'umwana w'Imana ntabwo ari impuhwe za Satani. Si muranyumva? Hari ikiguzi cyishyuwe. Iyo ugiye muri butike ukagura ikintu, ntabwo nyiri butike akiguhaye kubw'impuhwe. Nuvuga ngo hari amafaranga wamuhaye, icyo kintu urakigengaho. Uko niko byagenze. Ntabwo twavuye mu maboko ya Satani kubw'impuhwe Satani yatugiriye. Haleluya. Hari umugabo wishyuye ikiguzi kandi yishyuye amaraso ye. Haleluya. Igituma Satani binamuvangira, yarazi neza ko Imana itajya yivuguruza. Imana yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Satani aricara ategereza urupfu rwawe n'urwanjye. Imana itanga umwana wayo ku bwacu. Haleluya. Ikiguzi kirishyurwa, dukurwa mu maboko ya Satani, tuzanwa mu bwami bw'umwana w'Imana. Haleluya. Twaraguzwe, twaracunguwe. Amen. Haleluya. Mara kugurwa, mara gucungurwa, nabaye umwe na Kristo. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 17 na 19 na 20. Gupfa ni inyungu. Gupfa ku muntu wa kera ni inyungu. Gupfa kuri kamere ni inyungu. Nuko abana b'Imana batabizi. Iyo utapfuye kuri kamere uba waramaze kugurwa na Kristo, ariko Satani yajya kubona akabona urimo uragaruka gutoratora mu nkambi ye. Uko niko adufata, uko niko atubona. Nyamara twari twarimuwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo 17. Reka dusome 17 na 19 na 20. Haravuga ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Iyo turebye muri iki cyanditswe hejuru ni handi havuga ngo uwifatanya na maraya abo mubiri umwe na maraya. Kuri uyu murongo aha niho nifuza kuvuga 17 ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Haleluya. Uriya murongo hejuru uvuga ngo uwifatanya na maraya ababaye umwe na maraya, abana b'Imana benshi barawuzi, babasha no kuwakira mu mitwe yabo bakanawemera. Ntabwo ari bibi kandi koko niko kuri. Wifatanya na maraya rwose ababaye umubiri umwe na maraya, niko Bibiliya imbwiye. Ariko uyu murongo wa 17 nifuza ko wakwandika mu mutima wawe. Bibiliya irambwiye ngo ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe.
haleluya. Kutambasha kwa Satani uyu munsi si impuhwe, si abarozi bake, si abakozi be bakeya, ahubwo nuko nabaye umwe na Kristo, haleluya. Igihe nizeraga Kristo, igihe nemeraga ko Hortense wa kera apfa, nahise mfatanywa na Kristo. Satani yanshaka akambura, yashaka kungirira nabi ntabibashe. Oh haleluya, hari inyungu zo gupfira muri Kristo Yesu, amena. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. 19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, ntimuri abanyu ngo mwitegeke. 20. Kuko mwaguzwe, twaraguzwe, haleluya, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana, haleluya. Waraguzwe, ntukiri wawe ngo wigenge, amen, haleluya. Hari inyungu zo gupfa. Iyo twemeye kutaba bacu ngo twigenge, umwana Satani aratubura, aradushaka akatubura. Ariko iyo urimo wigenga, utemera kugengwa n'uwakuguze, Satani arongera akakubona, kuko wisohora mu nkambi y'abacunguwe na Kristo, ukisohora mu gihande cyaho batwimuriye muri babandi baguzwe, ugasubira gutoratora mu nkambi, akavuga ati uyu nguyu ndacyamufiteho ububasha, akaguteza ibyago n'amakuba, imivumo ikagufata, karande zikagushobora, n'ibindi byinshi bibi atanga, kubera ko waje gutorera mu nkambi itariyo. Imana yacu tugire neza, haleluya. Twaraguzwe, ntago tukiri abacu ngo twigenge, amen. Bibiliya tubwiye ku murongo wa 20 ngo nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ntabwo ari Imana iri bubidute, iri bubikore muri twebwe, nubwo iri budushoboze, ariko ni wowe uri bugire mu ruhare. Uratuma umubiri wawe uhimbaza Imana, ni wowe uri bubikore n'ubushake bwawe bwose. Nkaba nakongera gusaba uyu mugoroba nkwibutse ko waguzwe, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge. Sunikira rero umubiri wawe mu gukora ibihimbaza Imana, usunike, uhate, utegeke, usunikire mu gukora ibyo guhimbaza Imana, haleluya. Ukoreshe ibintu byose binezeza Imana, bitume Satani atongera kukubona urwaho, amen, haleluya. Iyo Bibiliya nanone tubwiye ngo twaraguzwe, duhinduka ba Kristo. Kristo nubwo ari izina, ariko Kristo ni n'ubuturo, haleluya. Kristo ni ahantu umuntu ashobora kwinjira agahishwa ibimwirukansa, haleluya. Mu isezerano rya kera bajyaga babasaba kubaka ibyo bita imidugudu y'ubuhungiro, ngo umuntu wakoze icyaha yaza arimwe ahunga, yakwinjira muri uwo mudugudu w'ubuhungiro, umuhozi cyangwa wamukurikiranaga ntabe yemewe kumukurikirana muri uwo mudugudu. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. Ibyo byose byari igishushanyo kigaragaza Kristo. Kristo ni ahantu, it's a place, ni ahantu ushobora kujya ugahishwa ibizakwirukankanaga. Oh haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10:9, no murongo turawuzi. Haravuga ngo Yohana 10:9, haravuga ngo ni ngerembo, atangira ari irembo, akavuga ngo umuntu niyinjira muri je, hehe, muri je. Yesu ni ahantu, it's a place, ni ahantu ushobora kwinjira. Oh haleluya. Ibikwirukansa byasaga nk'ibigufiteho uburenganzira. Mwibuke ko hari ibintu bitwirukansa biba bidufiteho uburenganzira, by'amasezerano ya kera, by'amasezerano bene wacu bakoze tutanazi, by'ingaruka z'ibyaha twikoreye. Ibyo byose biratwirukansa kandi biba bidufiteho uburenganzira. Ibizagwa n'amakuba byinshi tubamo nibyo tuba twarikururiye. Ntabyo mufite mbese mwe mwikururiye? Ntabyo birahari, haleluya. Aho bibera byiza kuba muri Yesu, kuko muri Yesu ari ahantu hameze nk'aho mudugudu w'ubuhungiro. Turaza twakwinjira muri we, bya bintu bidufiteho uburenganzira ntibyongere kubasha kumurenga. Oh haleluya. Yavuze ngo ni ngerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, mu yandi magambo azarokoka. Niyinjira hehe? Muri nge. Ameze nk'umudugudu w'ubuhungiro twinjiramo ibyakera bigashira, haleluya. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Muri nje harimo umudendezo, haleluya. Urwuri ni ikintu, ubwatsi butoshye, na ahantu hameze neza, na ahantu umuntu abyibuhira, na ahantu umuntu ashishira. Uyu ni Yesu wacu urimo kubivuga. Aravuga ngo ndi irembo, umuntu niyinjira muri nje azarokoka,
azakizwa. Bya byago n'amakuba byose, harimo ibyo yikururiye, harimo ibyo atikururiye, harimo ibyo yatanzwemo atabizi, ariko namara kugera muri njyewe azabirokoka. Haleluya, azabikizwa, azinjira, azaba afite umudendezo wo kuzenguruka muri urwo rwuri, gukora ibyo ashaka, afite umudendezo wo kwinjira agasohoka. Haleluya, haleluya. Umuntu wapfiriye muri Kristo, Satani ntabasha kumufatisha, ntabwo abasha kuba kibasha kumurondora. Iyo umuntu atari muri uyu mwanya witwa Yesu, aha hantu Satani aricara akavuga ati umwaka utaha nk'iki gihe tuzaba tumugize gutya. Bagakora inama n'abadayimoni n'abarozi n'abakozi be, bakavuga ngo umwaka utaha ukwa 8 ntazakurenza, bakavuga ngo ukwa 7 azahuramo n'icyago iki n'iki, bakavuga ngo mu kwa 6 azakuramo inda, mu kwa 5 azagira gutya na gutya, bagapanga ibibi. Ariko ndashima Kristo. Haleluya, ngo umuntu wapfiriye muri Kristo Satani ntaba kibasha kumufatisha, ntabasha kumurondora. Arapanga agakora ibyo asanzwe akorera abandi. Yajya kubona agasanga ibyo baguteze mu kwa 7, bajya kubona akabona mu kwa 8 uraserutse, ntacyo wabaye. Haleluya, kuko wagiye muri bwa bwihisho. Kuguma muri Kristo ni inyungu zacu, guhunahuna hanze no gutoragura ni igihombo gikomeye kuri twebwe. Icyaha nikikuzanira burya buryohe bwako kanya gusa, kizirikanywe n'urupfu, kizirikanywe n'imbaraga no gutwikururwa, Satani akabasha kukubona. Reka dusome mu rwandiko rw'Abikorinto rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 wa 16. Abikorinto ba 2 nako rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 2 15 na 16. Reka dusome neza twahageze. Haravuga ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Bibiliya zanyuramo niko zivuga. Haleluya, umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. 16 bavuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe, nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya, Satani yadushaka akatubura, ingabo ze zadupangira zikatubura. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, Yesu si izina gusa, ntabwo ari ibintu bigezweho, si amagambo y'abapasiteri, si ibintu by'inzaduka by'ikirokore. Muri Yesu ni ahantu twihisha bigakunda. Oh haleluya, umuntu wanjye wa kera Satani yaragifiteho imbaraga, agapfa hakaza umuntu mushyashya Satani atabasha gukontorora. Oh haleluya, ngo umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Kutarondorwa ni iki? Ni ukutamenya icyo uri buvemo, ni ukutamenya icyo uri bube cyo. Haleluya, gukizwa ni umugisha ntabona uko mbabwira. Iyo umuntu atari muri Kristo Yesu, Satani aramupangira bigakunda, akavuga ngo iki cyago turakizi mu muryango w'iwabo, twagiteje se, twagiteje sekuru, twagiteje sekuruza. Iwabo ntibajya bagira barya, barakenyuka. Okay, abakobwa b'iwabo ntibubaka, niyo bubatse barasenya, cyangwa mbese akagira ibintu atuvugaho, kandi yareba uruhererekane rw'aho tuvuka agasanga yagiye abashobora, akavuga ati narabashoboye, uyu siwe uzananira. Akibagirwa ko twaguzwe, twagize gute, turacungurwa. Haleluya, dukurwa munsi y'imbaraga z'urupfu, turacungurwa, turagurwa, ntabwo tukirabe. Haleluya, niyo mpamvu Satani yifuza guteza abakristo icyaha, kuko iyo guteje icyaha usohoka muri wa mudugudu w'ubuhungiro, wisohoramo wowe ubwawe, ntabwo arinda kuza gukuramo kuko nta mbaraga afite zo kwinjira muri Kristo. Haleluya, muri uyu mwanya, muri uyu mudugudu w'ubuhungiro wa Kristo, Satani nta mbaraga agira zo kuza kwinjiramo. Aragushuka, akaguteza ryarari, akakureshya, rigatwita, rigasohozwa, rigashyirwa mu bikorwa. Icyaha kidusohora ahantu muri umudugudu w'ubuhungiro, tugasohoka hanze. Twasohoka hanze akadukoraho icyo ashaka. Imana yacu dutabare. Haleluya, abantu benshi baribaza ngo kuki nanga iki cyaha ariko nkagikora. Satani azakoresha imbaraga zose n'ubushobozi bwose kugira ngo agukoreshe icyaha. Ubu icyo Satani yarwanya mu buzima bwanjye si uko mvuga ubutumwa bwiza, ashwi. Uzi icyo arwanya? Ni ugukiranuka kwanjye. Haleluya, aravuga ati nashaka buvuge n'abandi barabuvuga, barasambana bakabuvuga, bakiba bakabuvuga, bakabeshya bakabuvuga. Ibyo si byo bimuteye ubwoba. Icyo arwanya mu buzima bwawe si amafaranga yawe,
icyo arwanya mu buzima bwawe si bya bindi byose ubona yakozeho. icyo arwanya mu buzima bwawe ni ugukiranuka kwawe, kuko gukiranuka kwawe niko kukugumisha muri uyu mudugudu w'ubuhungiro. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. niba wemere ko icyaha kigutegeka kuko urisohora agufate, kuko arabizi neza ko ab'umwuka nta mbaraga afite zo kubarondora. ariko abatari ab'umwuka aravuga ngo umwaka utaha nzamwirukanisha ku kazi, umwaka utaha nzamugenza gutya. ariko ab'umwuka kuko tutarondoreka, niyo yadupangira imipango yo kudukuza mu kazi ashobora kukadukuzamo tukakavamo. ariko kuko turi mu nkambi y'ubuhungiro, ntamenye inama zikorerwa ahangaha, ntamenye imigambi ikorerwa ahangaha, akagukuza mu kazi kamwe azi ko ugiye kumanuka, yajya kubona akabona nyuma y'amezi 3, nyuma y'umwaka uratubagiye cyane kuruta ahandi yagukuye, akicuza icyatumye akurwanyiriza hariya. reka duhe ducunguye icyubahiro. Haleluya. ni inyungu gupfira muri Kristo tukica kamere tukayibamba. Oh haleluya. kuba muri Kristo ni inyungu n'umugisha, ntabona uko mbabwira. Haleluya. ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. kutarondorwa ni iki? ni ukudafatika. umuntu agashaka kugufata ariko ntagufatisha. abanyamwuka baranyerera. Haleluya. abakora iby'Imana ishaka baranyerera, ntiwabafatisha ahantu hamwe, ntiwabagumisha ahantu hamwe. ushobora kumufungira ubuzima ukavuga uti uyu nguyu ndamufite, nzamugenza uko nshaka, ariko kuko atarondorwa ntuzamenya aho azaca. Haleluya. Imana imukomeyeho kandi ibye ntibyasaswa, ntibitangirwa. Oh haleluya. Haleluya. Yosefu bene se bajya kumugurisha barabanje baravuga ngo reka tumwice turebe inzozi ze ko zizasohora. reka tugire gute? tumwice. Karose birirwa tugira ngo azaba umuntu ukomeye, reka tumwice turebe ko inzozi ze zizasohora. umuvandimwe umwe aravuga ati mwimwica mwikwishyiraho aya maraso y'umuvandimwe wacu, reka tumugurishe. bamugurishije bazi ko inzozi ze zitazasohora. ariko umunyamwuka ntabwo arondoreka, ntabwo afatika. Haleluya. ikibazo si ugutabwa, si ukujyanwa kure, si ukwangirizwa imigambi, si ukwicirwa izina, si iki. ikibazo icyo ugomba kurwanaho ni ubukiranutsi bwawe, kuko nubukomero Satani ntabwo azakubasha, arabizi nawe. Haleluya. niyo mpamvu abana b'Imana Satani abatega ibyaha igitondo n'umugoroba. wari wagerageje umwaka wa 2 akaba araguye, wari wagerageje ukwezi kwa 3 akaba araguye. ariko niwemera ukabamba kamere yawe n'irari ryayo n'irubango ry'uwo mubiri wose, ukemera ukaribamba, Satani ntazakubasha. reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. azapanga, yongera apange, yongera apangishe, yongera atege, ariko ntabwo azakubasha. Amen. Haleluya. iyo twagumye muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, ahangaha niho amasezerano asohorezwa. Haleluya. ahangaha niho ijambo ry'Imana ryuzurizwa. ya masezerano, ya migambi y'ibintu byose dusoma muri Bibiliya niho bisohorezwa ku buzima bwacu. impamvu rimwe na rimwe bidasohozwa iyo byaduturutseho ni twebwe twongeye twisohora hahandi, twijyana hahandi. Imana yacu tugire neza. Bibiliya iravuga muri Mariko ngo niba ngo ikintu cyica ntacyo kizabatwara. namwe mwarahasomye. Haleluya. niba ngo ikintu cyica gifite muri cyo ubushobozi bwo kugira gute? bwo kwica. njya nongeraho nkavuga ngo niba ngo ikintu cyica kishe n'abandi, kizica n'abandi nyuma yaho. Haleluya. kuko kiba cyafite imbaraga zo kugira gute? zo kwica. ariko aba bari mu mudugudu w'ubuhungiro, niba ngo ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Haleluya. ni inyungu kuguma muri Kristo tugasa nkaho twapfuye. umuntu wa kera agapfa, irari rigakomanga, ibyaha bigakomanga, ukavuga uti iryo riba singira inyweraho. Haleluya. ibyo sinkibirya, ntibikiri ibyo kurya byanjye, nabonye ibindi bihenze kuruta ibyo ngibyo. Haleluya. aba bantu niba ngo ikintu cyica ntacyo kizabatwara. ariko iyo twasohotse mu mudugudu w'ubuhungiro, ibyica abandi natwe biratwica. imitego bateza abandi bakagwa, natwe barayidutega tukagwa. ariko muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, ibyica byamburwa imbaraga, byamburwa ubushobozi. Haleluya. kadoye Yesu icyubahiro. Haleluya. aba bantu batuye muri uyu mudugudu w'ubuhungiro bemeye gupfira muri Kristo, nibo bantu bategurirwa ameza mu maso y'abanzi babo. mwibuke ko umunyamwuka atarondorwa, adafatika. muranyumva nshize Imana? umunyamwuka mvuga si ukugira impano, no kumvira Kristo. Haleluya. abangaba
bumvira Kristo bemeye kwica kamere yabo n'irari ry'uyu mubiri n'ibyifuzo byayo bakemera kubyica, abangabo batuye muri wa mudugudu bajya bategurirwa ameza mu maso y'abanzi babo. Haleluya. Iyi si yuzuye umwijima, iyi si yuzuye ibintu bibi byinshi birenze ubwenge bwacu. Hari imigambi mibi y'abantu bakoreshejwe na Satani, kuko umuntu usanzwe ntago burya bari we. Imigambi mibi ya Satani yacishe mu bantu myinshi udashobora no kumenya. Ariko abantu bari mu mudugudu w'ubuhungiro, haleluya, bategurirwa meza mu maso y'abanzi babo. Satani yajya akabona arongera ariye, arongera abayeho, birakomeje iby'Imana yamuvuzeho birasohojwe. Haleluya. Ni inyungu zawe kwica kamere, ukavuga uti sinzayisubirana nigume hariya. Haleluya, haleluya. Iyo Bibiliya ivuze ngo bazabarwanya ariko ntibazagira gute? Ntibazabashobora. Abantu barwanywa ntibashobore ni bande? Ni abantu batuye muri Kristo. Mwibuke ko Yesu ari ahantu, it's a place, no mudugudu w'ubuhungiro. Aba bantu umuntu arwanya ntabashobore, ni abangaba batuye ahangaha. Aba banyuzamo bagasohoka, kubashobora birashoboka, kuko umwanzi wabo nibibarwanya bashobora kuzaza kubarwanya bagasanga basohotse. Mwibuke ko hari imbaraga ziturinda ni hahandi muri Kristo, ariko iyo nasohotse nshobora kuba ibyo kurya bya Satani. Haleluya, haleluya. Gupfa k'umuntu wawe wa kera ubifitemo inyungu kuruta uko ijuru rifitemo inyungu. Haleluya. Ese mwanyemerera tukemera kwigomera ahangaha, tukigomera muri Kristo? Umwanzi Satani yaza kudushaka akatubura, yaza agakubita kuri wa mudugudu w'ubuhungiro, ntari bubone njyewe, arasanga Kristo anzengurutse, aravuga ati twari tuje gushaka Hortense, ariko umugabo tureba arakomeye cyane, atandukanye na Hortense. Umuntu umukikije afite imbaraga, ntabwo arwara, ntabwo arogwa, ntabwo yicwa, imigambi mibi ntibasha kumugeraho, bagasanga ndi muri we imbere. Haleluya. Ababashwe imigambi mibi kabageraho baba basohotse muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, muri uyu mugabo ufite imbaraga zo kudukingira. Gukizwa neza ni inyungu zacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Amasezerano y'abera asohorezwa muri Kristo, ntabwo ari hanze ya Kristo. Mwibuke ko kuba imigambi ya Satani itatugeraho atari impuhwe, kuko atari impuhwe. Igihe cyose azakubona urwaho wisohoye hahantu azagukoraho ibyo yari yaragambiriye, kuko si impuhwe zimukurekesheje. Yaje kugushaka asanga winjiye ahantu adafite imbaraga zo kugera. Haleluya, haleluya. Mwibuke wa murongo wa 3 wo mu Kolosayi 3 avuze ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ndahishe hamwe na Kristo mu Mana, ku buryo azaho hantu agasanga urwo rugi, uwo muryango ntagira imbaraga ziwinjiramo. Haleluya. Akongera akagutega ikindi gihe akavuga ati nsanze yamaze kwinjira arimo, reka nizubaze gatoya, dore Noheli zirenda kugera n'iminsi mikuru, kandi ndabizi ko iminsi mikuru igihunyuza abera. Ndabizi mu minsi mikuru barasamara, abari bararetse gusambana bagasubirayo, abari bararetse kunywa inzoga bakavuga ati aka ni ka Noheli reka twisengerere. Agakomeza azunguruka, murabizi ko ahora azerera azunguruka, agakomeza azunguruka avuga ati reka tumutege rotranteye. Rotranteye handi fiancé abwira fiancé ye ati kuko twarihanganye umwaka wose na rotranteye kweli vraiment turariraho. Ugasohoka hehe? Mu mudugudu w'ubuhungiro. Rotranteye kakubera rotranteye, ukisohora wenyine. Satani akabara kubonye akavuga ati twari twaramubuze, karande, ibyishe nyina, ibyaruhije nyirakuru, ibiki n'ibiki, ya magambo mabi yose bamuvuzeho, bya bindi byose bari baramuteze ntibimubashe, byose akabizana. Intege zikagenda zishira mu Kristo igitondo n'umugoroba, akagenda agacogora agasa n'abandi. Ariko muri Kristo, muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, twahishanywe na Kristo mu Mana ahantu hatagerwa. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Ikintu ukwiriye kurwanaho muri ubu buzima kuruta ikindi ni ubuzima bwawe bwo gukora ibyo Imana ishaka. Nta kindi kintu na kimwe gikwiriye kugutera ubwoba. Haleluya. Mu mudugudu w'ubuhungiro hari urwuri. Witinya amakuba n'ibyago byakomanga, witinya ubuzima
bwanyeganyejweho gatoya, rwana ku bukiranutsi bwawe, uyu mugabo ntacyo uzamuburana. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu niyinjira muri njye azabona urwuri. Haleluya. Azagira umudendezo kandi azarokoka, azakizwa. Gukizwa ni iki? Ni ugukizwa ibyago byirukankanaga abandi. Imana yacu tugire neza, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Kwica kamere ni inyungu zacu, ntabwo ari inyungu z'Imana cyane, nitwe tubyungukiramo. Ntabwo wakumva uburyo umuntu arindwa imigambi y'ababi iyo gusa yaharaniye kwica kamere. Yego hari ibyo amasengesho akuraho, ariko iyo umuntu asenga atishe kamere ni hahandi Satani amugeraho, imigambi y'ababi imugeraho. Ariko iyo umuntu arimo arwana no kwica kamere, isengesho rye, ubuzima bwe bugohora ari bwo kuvuga ngo reka mbambe na kiriya, n'iki cyari gihingutse reka nkibambe. Atura iteka muri mudugudu w'ubuhungiro, umwe Satani akamushaka akamubura, agahinduka wa munyamwuka batabasha kurondora. Kavuga ati twe twaramuteze tuzi ko gapfuye karangiye, bajya kubona akabona ahubwo urushijeho gutumbagira. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Ndakwifuriza ko uyu mugoroba wakorana nawe isezerano, igihango gishyashya, ukemerera data kutazongera gusohoka hano hantu, ukamwemera kutazasohoka muri mudugudu w'ubuhungiro, ukamwemera kuzaguma ahangaha. Haleluya. Ntabwo tureka kurondorwa gusa, duhabwa inyongera nyinshi. Ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Mu bo kuyoba inzira ntabwo turimo, mu bo gucanganyikirwa ntabwo turimo, mu bo kuyoberwa igikurikiraho ntabwo turimo. Haleluya. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Tuvugana n'Imana, tugasabana n'Imana, Imana ikagira conviction ishyira mu mitima yacu, cyangwa ikatwumvisha ijwi, cyangwa ikadusanga. Haleluya. Aho abandi bashoberewe ikatubwira ngo iyi niyo nzira. Haleluya. Nuguma aha hantu ntago bizagushobera, ntabwo bizakuyobera. Haleluya. Aza kubwira ngo iyi niyo nzira. Iryo ni isezerano ry'abari muri we. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Icyo ngusaba nshuti y'Imana, icyaha cyose kigira umwanya wo gutwita cyangwa gutwitwa. Igihe kigikomangira, wikwemera ko gikurira mu nda y'umutima wawe, wikwemera ko kibyibuhiramo. Uzahoza umutima ku biri hejuru, nukomeza gutekereza kuri Kristo, ugatekereza ku byo wahawe, ku nyungu ufite mu Mana, ugatekereza aho uzabana n'Imana, bizaguha imbaraga zo kwemera ko icyaha kitabyibuhira muri wowe. Haleluya. Ibyanduza bizatambuka, utekereze aho uzaba mu ijuru, utekereze inyungu ufite mu Mana, utekereze urukundo rukomeye Imana yagukunze. Nubitekerezaho icyaha kizatambuka, ikindi gitambuke kitaguhitanye. Uzabishyira ku munzani uvuge ngo urukundo Kristo yankunze rurarutuye umunyenga w'Heineken y'ijoro rimwe. Urukundo Kristo yankunze rurarutuye amafaranga y'abandi yanduye. Urukundo Kristo yankunze rurarutuye uburyohe nari ngiye gukura muri iki cyaha cy'ubusambanyi. Haleluya. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Wiyemeze guhoza umutima ku biri hejuru. Kwica umuntu wawe wa kera, gupfa ku muntu wawe wa kera, ubifitemo inyungu nyinshi. Ubifitemo inyungu nyinshi. Satani ntabwo yicaye, ntabwo asinzira, arakora amanywa nijoro kugira ngo utazatunga ingororano z'abakiranutsi. Arakora amanywa nijoro kugira ngo akunanize. Ariko hari umudugudu w'ubuhungiro twubakiwe, hari ahantu twihisha bigakunda, ni muri Kristo. Muri Kristo turindwa ibyica abandi. Muri Kristo tuzarya amarozi ntagire icyo adutwara. Muri Kristo abantu bazagutambika ibintu mu nzira ntagire icyuba. Muri Kristo inama mbi zizateranwa ku bwawe ntagire icyuba. Muri Kristo imigambi mibi y'abagizi ba nabi uzayisimbuka. Muri Kristo ibi Satani apanze ku buzima bwawe uzabicika. Muri Kristo karande ntizagufata, ntizagushobora.
igituma abantu batagira deliverance iri total ni iki? Nuko bongera bagafungura Satani. Waraye umwirukanye iri joro, wirukanye dayimoni iri joro, wacagaguye ingoyi z'akarandi iri joro, mu gitondo uramukinguriye. Wibuke ko icyaha cyose gikingurira Satani, bigatuma umuntu atagera kuri deliverance iri total. Ariko iyo twabambye kamere yacu n'irari ryayo, tubohoka by'ukuri, tukabohoka rimwe na rizima, ibyanditswe icyo bivuga bigasohozwa ku buzima bwacu. Ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ngo dore ibyakera babishize, dore byose babihindutse kuba bishya. Iyo umuntu ari muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, nubwo iwabo baba bari abarozi, bari abapfumu, bari abakozi ba Satani, iyo yinjiye mu mudugudu w'ubuhungiro atandukanywa nabyo mu buryo bwa burundu. Satani ntakakwereka amahesheke y'iwanyu n'umuryango w'iwanyu, ntagatinda kwereka amahesheke y'igihe cyawe utarapfa. Uzamusubize uti wa wundi wakoraga bya bindi yarapfuye, wa wundi wari umusambanyi yarapfuye, wa wundi wari umujura yarapfuye, wa wundi wari umukene yarapfuye, wa wundi wari umunyamibabaro n'umunyamivumo yarapfuye. Ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ndi umuntu mushya, naraguzwe, nacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Umwami Imana kwambika imbaraga zo kudakerensa ibyo waguzwe. Muri uyu mudugudu w'ubuhungiro hahora hari amahirwe mashya. Umwanzi agurukira kuduciraho iteka, Umwami Imana agahagarara kuvuga ngo ntabwo ari we. Ashobora kumvuga mu izina, akavuga ubuzima bwanjye bwa kera, akazana ubuhamya bwa kera, akazana zanza ariko zindega, agavuga ati Hortense ntakwiriye umugisha, ni wa wundi wagize gutya na gutya, ni wa wundi wabaye muri ibi n'ibi. Yesu nawe agahagarara akavuga ati wowe kera yarapfuye, hari umushyashya wazutse. Uriya yabambanywe na Kristo, uyo Hortense uhagaze uyu munsi ni uwazukanywe na Kristo. Akabwira Satani ngo atandukanye n'uwo nguri uwo uvuga. Gupfana na Kristo ni inyungu zacu, niwo mugisha bera dufite hano mu isi kuruta iyindi migisha yose. Si wakwemerera Imana mukongera mugatangira urugendo rushyashya, mugatangira n'urugendo rushya, ugasezera ku muntu wa kera, ugakorana nawe isezerano uyu mugoroba, ukamubwira ngo sinzongera gusohoka muri Kristo, sinzongera kujya gutoragura hanze, nzaguma muri we. Ukavuga uti nta yindi nyungu ufite iri hanze y'uru rwuri, muri we harimo byose. Reka dusenge gatoya. Asuka umutima wawe imbere ye. Ugira umusaba imbabazi niba wajya kunyuzamo ugasohoka hanze. Mubwire ngo sinzasubirayo, mubwire ngo sinzasubira gutora biriya na biriya, mubwire ngo namenye neza ko ntakiri uwanjye ngo nigenge, naguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Data, nsutse ubuzima bwacu imbere yawe, ubuzima bwacu turi hano Mwami, ubuzima bw'abadukurikiye hirya no hino Mwami, n'abazadukurikira hanyuma, buzanye imbere yawe Mwami, busutse imbere yawe. Tuje gukorana nawe irindi sezerano rishya, tuje gukorana nawe ikindi gihango. Uwiteka Imana ikomeye, tuje kuvugira imbere yawe ngo ntabwo tuzongera gusohoka muri wowe. Inshuro nyinshi twinjiraga dusohoka, inshuro nyinshi twasubiraga gutoragura ibyo hanze, ariko uyu mugoroba turagarutse. Abahungu bawe n'abakobwa bawe baragarutse Mwami w'abami, baje kukubwira ngo bazaguma muri wowe, baziharirwa nawe, bazaguma muri uyu mudugudu w'ubuhungiro. Bemeye kubamba kamere yabo, bemeye kubamba irari ryabo, bemeye guhoza umutima ku biri hejuru, bemeye guhoza amaso ku byo ushima, ku byo ukunda. Bakwemere ko batazemera gutwita iri rari rizabyara icyaha. Niribakomangira bazatekereza ku biri hejuru, bazatekereza ku byo Kristo yabafatiye. Iryo rari Mwami ribura aho ritwitira, ribura aho rizibuhira, ntirizabona umwanya mu mitima yabo, ntirizabona umwanya mu mibiri yabo. Biyemeje kuguha imibiri yabo kugira ngo ikore ibishimwa nawe. Turi hano Mwami kugira ngo udushoboze, udushoboze Mwami w'abami, udushoboze Mwami w'abami. Muri wowe hari amahoro, muri wowe hari umugisha, muri wowe hari ubutabazi,
muri wowe hari uguhinduka icyaremwe gishya, muri wowe hari iherezo ry'ubuzima bwa kera. Uwiteka Imana ikomeye, reka mu buntu bwawe buri hano hantu uyu mugoroba umwana wawe ubyifuza ubishaka ahabwa imbaraga zo gutandukanywa n'umuntu wa kera. Reka uyu muntu wa kera bambwe, reka uyu muntu wa kera apfe, hazuka umushya muri uyu musore, hazuka umushya muri uyu mukobwa, hazuka umushya muri uyu mugore n'umugabo utandukanye n'uwa kera, ufite ibyifuzo bitandukanye n'ibyo uwa kera yagiraga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, hazuka umushya wifuza ibyo mu ijuru, ukumbuye ibyo mu ijuru, ushima iby'Imana ishima, uryohewe n'iby'Imana ikunda. Reka hazuka umushya Mwami. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Ndagushimira ko twaguzwe amaraso, tumaze kugurwa, twatandukanijwe n'ibya kera, twatandukanije n'imbaraga zatwirukansaga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka uyu musore n'umukobwa bari hano, reka uyu mugore n'umugabo bari hano bacungujwe amaraso, uyu mwanya batandukanywe n'ibya kera, imbaraga zabakurikiranaga nizitandukanywe nabo, imigozi ya kandi yamukururaga nicikagurike ku buzima bwe, ibyamwimishaga umugisha bimwitiranya n'umuntu wa kera, uyu mwanya arimuwe, uyu mwanya arimuwe, natandukanywe nabyo. Reka uru rusika rw'umudugudu w'ubuhungiro, reka uru rusika rw'amaraso ya Yesu rumutandukanye n'imbaraga zose z'umwijima zamukurikiranaga, rumutandukanye n'ibibi bamushyizeho, rumutandukanye n'ibibi bamuvuzeho, rumutandukanye n'imigambi mibi ya Satani n'abakozi be. Mu izina rya Yesu, muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, iyo banyweye ikintu cyica ntacyo kibatwara, iyo bavumwe ntabwo bavumika kuko ni abanyamugisha. Muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, icyo ijuru ribavugaho nicyo gisohozwa ku buzima bwabo. Muri uyu mudugudu w'ubuhungiro hari urwuri, hari amahoro atemba nk'uruzi, hari umugisha w'uburyo bwose. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe Mwami bagize kwiyemeza, bagize commitment yo kutazongera gusohoka muri wowe. Reka imigisha yose bari baranyazwe batangire kuyihabwa no kuyihagararamo, imigisha ya none, imigisha yo muri ubu buzima, imigisha yo muri vie sociale, gukunda, gukundwa, kugira umuryango, kugira umugore n'umugabo, kubyara, kororoka, kugubwa neza. Reka iyo migisha yose bayihabwe, reka bahabwe imigisha y'ubwenge. Muri uyu mudugudu duhabwa gutekereza kwa Kristo. Reka imigisha y'ubwenge yose yatuma atera imbere, yatuma ubuzima bwe buhinduka, ayihagararemo kuva uyu munsi mu izina rya Yesu. Reka imigisha yose yo mu mwuka, ubusabane n'Imana, impano z'Imana, gukoreshwa n'Imana, atangire kubyinjizwamo uyu munsi. Agwiza imbaraga z'umwuka, agwiza imbaraga z'ubwenge, agwiza imbaraga no mu mubiri. Atangire gusobanukirwa ibyanditswe, atangire gusobanukirwa ijwi ryawe, kuganirizwa nawe, kumva ijwi ryawe. Impano ze zari zarapfukiranwe zitangire gukora, agaragazwe, akomezwe, ashyigikirwe n'ijuru. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Papa, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimira ko wanguze, uyu munsi ndi uwawe. Ndagushimira ko watuguze amaraso, turi umutungo wawe, turi abawe, ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Byandike mu mitima yacu, ubyandike mu bwenge bwacu, ibyemezo byose dufata bibiyobowe nawe. Choice zacu, shwa zacu, amahitamo yacu yose abayobowe nawe. Ibyo twiyoboyemo udukiza ingaruka zabyo uyu munsi. Turakwemereye ko tuzayoborwa nawe, turakwemereye ko tuzagendera mu ntambwe zawe. Tegeka umugisha wawe kuba mu buzima bwe, kuko yinjiye muri uwo mudugudu, yinjiye muri Kristo, muri urwo rwuri. Reka umugisha wose wamugeneye akiri muri iyi si awuhagararemo. Mukoreshe Mwami kugira ngo ahindukize benshi ku bukiranutsi. Mukoreshe nk'igikoresho wishimira
korana nawe nk'umwana utagukoza isoni, korana nawe nk'umwana ufite ishyaka ry'inzu ya se. Urakoze papa, mwami mwiza, tugiye gutandukana, gendana natwe. Ineza yawe itugaragareho, habeho itandukaniro kuko dutuye mu midugudu itandukanye, habeho itandukaniro kuba tuye muri Kristo n'abari hanze ye. Ugenda utugwiriza imbaraga igitondo n'umugoroba. Ndagushimira kuri bane natwe muri iri joro, ndagushimira kuri butuganirize, ndagushimira ko abarutaga inzozi mbi batongera kuzirota, ko bari buganirizwe n'ijuru. Ijuru ribakingukire, bumva ijwi ryawe, ubatumeho abamarayika, Mwuka wera ubasange, ubabwire ibyo bashakaho, wamenyesha imigambi bafitiye, ubabwire iby'imihamagaro yabo n'ibyo bazakorana nawe. Nongeye guhesha umugisha ubwoko bwawe mwami, bwabanye natwe muri iyi nzu yawe. Mpesheje umugisha abadukurikiye hirya no hino online, mpesheje umugisha abakoze imirimo yose itandukanye, kugira ngo mwami tubashe gukomeza guterana hano hantu. Abana bawe bitanga ku manywa na nijoro kugira ngo dushyigikirane, dukomezanye muri uyu murimo wawe. Ubaha umugisha abakoze imirimo izwi n'itazwi, ubaha umugisha kandi ubagire neza. Mwami turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha kandi umuntu wese wazanye ituro mu nzu yawe, ibiganza bye ntibikabemo ubusa, ububiko bwe ntibukabemo ubusa. Umugisha urenze amafaranga, umunezero wo kunezezwa n'ibyo atunze, umwongerere byinshi kugira ngo abashe gukora ibyo agomba gukora mu gihe cye. Wibuke mwami abatagize icyo babona, ubibuke kuko uri umubyeyi kandi nta guhishwa mu mutima. Uzi uko tureshya n'uko tumeze, uzi uko tungana, uzi uko twasize mu mago yacu hameze. Ndakwinginze mwami kugira ngo naho utwe utugereho, umugisha wawe uhabe. Gira umubyeyi uhanagura amarira yo kuraza umwana inzara, gira umupfakazi uhanagura amarira yo kutagira hwaba, gira umusore uhanagura amarira y'igisuzuguriro cyo kubura umusore ariko udafite icyo winjiza, gira umugabo ukiza iryo pfunwe ryo kubura umugabo ariko utabasha guprovidinga ku rugo rwawe. Mwami watugira neza, ukatwigisha ubwenge bw'imigenzereze, tugasohoka mu bukene. Turakwizeye, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.